ukaba uvuga ngo ngeze ku gihe cy'Imana. Cya gihe cy'Imana iyo ugitegereje kikagera, aho ngaho biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero ntazite ku byo bavuga, ntazite ku byo bamubwira, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, ibyo byose mvuze. Ari umusore biramureba. Ku bakunzi bakurikirana Kristo Ariho TV, turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri aka kanya tubazaniye umutumirwa mwari mukunze kumva ahantu henshi hatandukanye, ku maradiyo, ku mateleviziyo menshi, ariko kuri iyi cano akaba yakoraga atagaragara, ariko uyu munsi yaje abigaragariza. Yajyaga avuga asobanura ku byerekeranye n'inzozi, ku byerekeranye n'ihishurirwa, ibintu byose byerekeranye n'iyobokamana. Uyu munsi twamubazaniye, ngira ngo muramubona ahantu ari, ndabona amerewe neza, ndabona ari kumwenyura, sinzi ikintu atuzaniye. Turagira ngo rero uyu mwanya abibwire, noneho tubone kubona uko tumubaza n'ibindi. Nakomeze. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza ku badukukiye mwese, kandi turabakunda tukabakundira niri muri mwe. Murakoze kuduha akanya ko n'Imana yakaduhaye, mbere namwe mukaba mubikoze mu buryo bwanyu. Imana ishimwe cyane. Kubajyaga bambona rero cyangwa se ku binyamakuru byinshi bitandukanye, cyangwa abandi bakanyumva ku ma audio atandukanye nsobanura inzozi, iyerekwa, ishurirwa, tableau, ariko mutarambona live kuri iki kinyamakuru. None nizere ko mumbonye, kubajyaga mwumva mbasobanurira mwumva muri audio. Benshi mwambazaga tesi wo muntu tuzamumenya gute, wo mwatumye umwe yagiye abimbwira, uhagarara ikinyamakuru Kristo Ariho TV. Noneho nashatse kugira ngo mbiyereke mumbone, n'uwo nguwo mukunzi wanyu udahwema kubagezaho ibyiza bitandukanye. Ibyo nabihawe mfite imyaka 4, ntabwo ari byo twize mu mashuri y'isi, ahubwo n'Imana yabimpaye ngifite imyaka 4. Tugize ihishurirwa ryagutse, Imana ikagitusobanura ikintu cyose cyo gisobanuye. Badusabye rero ko tubibwira. Nitwa Habineza Aniseti, niyo mazina yanjye bwite, nkabanzwi ku izina rya Dawidi ari ryo Imana ahereyeho, inyita ngifite iyo myaka 4. Ibirenze kuri ibyo rero, nshatse kugira ngo tuganire. Hari byinshi uhagarara ikinyamakuru yagiye ambaza nk'umunyamakuru, ariko uyu munsi sinzi icyo ashaka kumbaza, kugira ngo tubasobanurire. Murakoze rero, umwanya wabwanyu, mwakomeza niba hari ikintu mutubaza, murabyemerewe. Mutwibwiye neza, kandi n'abadukurikiye ndizera ko babishimiye, kandi ndizera ko babonye ibintu bimeze neza, nubwo ari byo tukibabaza. Nanjye nari mfite amatsiko nk'uko n'abadukurikiye nabo bafite amatsiko yo kubabona. Ariko hari byinshi mwagiye mutubwira mu buhamya cyangwa ubuhanuzi n'ibindi bijyanye n'iyobokamana, nibyo twagiraga tubabaze. Nari mfite ikibazo, hari n'abandi benshi babajije iki kibazo. Iki kibazo rero nicyo nje kubabaza. Ese isezerano mu buhamya n'ubuhanuzi mwatambukije ku bijyanye n'ubuhanuzi n'ibijyanye n'isezerano, byaba byarasohoye cyangwa dutegereze haracyari ibyiringiro by'uko hari ibindi? Murabaza kuri iriya sezerano natambukije ku binyamakuru byinshi Imana yampaye nkiri mutoya mfite imyaka 4. Yego. Ry'umukobwa tuzabana naho ndabizi abantu benshi bagize amatsiko, bumvisha ubuhanuzi twatambukije butandukanye, baribaza tese umwana w'imyaka 4 Imana amuvugisha gute? Rwose birashoboka cyane. N'umwana uri mu nda buriya nawe aba afite iyerekwa, kandi Imana iramuvugisha, kuko abavugana na marayika w'Uwiteka. Aba afite ukuntu Imana yabisetinze muri we, ukuntu yabikoze, kuko abaganira na marayika muri we indani. Nk'uko buriya Mariya na Elizabeth basuhuzanyije mu nda abana bakamenyana. Ese buriya bamenyanye gute kandi bataravuga? Icyo ni ikintu umuntu agomba kwibaza. Tuzabasobanura byinshi bitandukanye, ariko reka tugushe ku ntego y'icyo bashaka twakavuzeho, kugira ngo abantu benshi barusheho kubisobanukirwa. Koko nk'uko bivuze, benshi barabimbaje nk'uko namwe mwabimbajije, mumbwira ko hari abakubajije tese wa musore Imana yahaye isezerano akiri mutoya, ryaba ryarasohoye agakora ubukwe ntitubimenye cyangwa ntirirasohora, nk'uko nawe bimbajije. Amatsiko ni yose, ariko ndagira ngo uyu munsi mbahe igisubizo cyabyo ku buryo buri muntu wese agomba kusobanukirwa. Icyo kure cyo nakubwira cyo, duherukana nkiri umusore.
ariko ubu nabaye umugabo. Ati gute? turacyafite amatsiko. Okay, impamvu nabaye umugabo ariko ntarashaka, ntago ndakora mariage, ariko narinje no kugira ngo nanabatumire mu kirori cyanjye ubu tuvugana rya sezerano Imana yarisohoje. Nibyo koko. Nuko bimeze, ubisezerano by'uwo tuzabana, mu byo twavuze, mu byo twagaragaje, Imana yarabisohoje. Kubumvishe byinshi natambukije, Imana iravuga igasohoza kandi irindi jambo ryayo ko yarivuzeho nawe iyataciye mu isezerano, ahubwo akaririnda nk'uko Simiyoni byagenze. Imana amusezanije ngo natava mu byizerwa akaguma mu buntu bwayo, izarinda isezerano ryayo ngo kuko azasaza ari uko abonye umwami Imana. Nanjye rero narinze isezerano, ndetse ndinda n'icyo Imana yamvuzeho, ndinda n'ikiri muri nge, ndinda n'ibibitsanyo byayo kugeza n'ubu. Ubu ndacyashima Imana mvuga ngo nta mwotsi unukaho, nta n'ikizira nigeze nkora cyantandukanya n'Imana, ahubwo narindiriye isaha yayo n'ubushake bwayo. Ubu tuvugana rero umukobwa w'isezerano yarabonetse. Impamvu navuze ngo ubu duherukana ndi umusore ariko ubu nkaba ndi umugabo, nuko ubu tuvugana, ubu ni isezerano yuko twamaze gusezerana ku bijyanye n'urukiko. Ubu twaruvuyemo, twavuye mu rukiko, niyo mpamvu urumva n'urwego rw'igihugu rwamaze kunshyira mu cyiciro cy'abagabo kubera ko twamusinyiye. Ariko ndagira ngo ntumire abadukurikiye mwese, kubanyumvishe, kubambonye cyangwa se banyumvuga ntibambone live cyangwa se ngo bambone kuri video, nuwo ntimurebe umubiri, ahubwo nuko ngira ngo mwese mbatumire mu kirori. Ndabakunda kandi nkeneye ibitekerezo byanyu byiza, amaboko yanyu ndetse n'inama zanyu zindashyikirwa zinyamibwa. Nk'ababyeyi bacu dukeneye amaboko yanyu n'ibitekerezo ndetse n'imbaraga zo mu mufuka, rwose zirakeneye. kandi ku bantu bakeneye kubona Imana igendesha n'amaguru, ndabibatuye ku mpamvu z'uko muzagira mu bukwe. Sinzi niba rero wanyemerera nkababwira n'igihe, kuko ni byiza mbazaniye mwese n'abakunzi bacu badukurikira kuri ibinyamakuru bitandukanye. Mbere yuko mutubwira igihe, hari abashobora kuba bageze hano kuri uru rubuga aka kanya bakaba batarabyumvise. Tunabibutsa, niba ugeze hano kuri no channel uyu mwanya, wibuke gukanda subscribe, ukore share na comment, turusheho kubana umunsi ku wundi. Aha hantu wageze harizewe, hari ijambo ry'Imana ryizewe, hari indirimbo zizewe. Ariko hari ikindi kibazo twifuzaga kubabaza. Nta kibazo, mutubaze, turahari. Mwatunyuriramo gakeya muri ubwo buhamya bw'ukuntu iryo sezerano Imana yaribabwiye, kugira ngo n'utarabyumvishe hano abashe kubyumva. Urakoze cyane, ubajije neza. Ariko reka mbanze mbwira abantu ngo umuntu ushaka kumenya neza yaca mu gikari akampamagara kuri nomero ngiye kubabwira, kontakite zanjye 0788158213. Iyo ni nomero ibaruyeho Habineza Aniseti, uzwi ku izina rya David, ariko hariho Habineza Aniseti. Ukeneye no kunyuzaho inkunga, aho ngaho niyo yanyuza, kuko gutanga biruta guhabwa. Kandi icyo ufite si icyawe, ahubwo icyo utanze nicyo cyawe, kuko nicyo cyandikwa mu gitabo cy'imirimo. Icyo ufite si icyawe, ahubwo icyo utanze nicyo cyawe. Iryo jambo nizere kuba ryumvishe. Reka yenda mbacire ku mayange nk'uko mu bitubaje muri abanyamakuru, kugira ngo tubisobanureho gatoya. Imana bundi iri sezerano yarimbwiye ngifite imyaka 4, inzanira mbibona mu yerekwa, tableau, inzozi, ihishurirwa. Kuko inzozi n'ihishurirwa cyangwa iyerekwa n'ihishurirwa biratandukanye. Iyerekwa n'ihishurirwa birasa, ariko hakajyamo utuntu dutandukana. Kubazakurikira umusore wize ishuri rya 0 n'agace mutigeze mwumva ku isi, mumenye uburyo ki inkoko igira amabere abiri irarira ikonkeshwa imishwi yayo. Benshi baribaza ngo se inkoko igira amabere abiri gute? Ni amateka y'ibintu bidasanzwe, ndetse muzamenya byinshi bitandukanye. Mumenye uburyo ki inzovu n'agashishi bibasha kuba ari bimwe n'ibyo bakora. Ni byinshi cyane bitandukanye, ariko nk'uko babitubajije, mureke tubanyuremo gakeya mu buhamya ho gato cyane, ibindi abashoboye muzaca mu gikari. Kuva ngifite iyo myaka 4, Imana yazanaga ihishurirwa, ikazana inzozi, ikazana iyerekwa, ikazana ihishurirwa muri rusange cyangwa tableau. Ikampishurira, imbwira iby'urugo rwanjye uko bizagenda, ikambwira ko wowe tuzabana uko asa, uko ameze n'amazina. Byabaye ngombwa ko ndindira, nanga guca mu isezerano ntegereza Imana. Ariko ngize imyaka 6 niho natangiye kuba umuvugabutumwa mu muhanda, naho Imana yatangiye kunkoresha ibitangaza bitandukanye.
abenshi barabizi kuri Kavukire ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Nk'uko nababwiye ko ndi umutumishi wa Mungu ubitse ibyasezanijwe, utwaye isanduku y'Uwiteka. Ntabwo ari byo nshakisha, si nibyo nihaye, ahubwo Data uri muri njye niwe wabikoze, agabira uwo ashatse kandi abikora uko ashatse, nk'uko yabivuze muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza 18. Aravuga ngo gutanga kose kwiza n'impano iva ku Mana ituruka kuri Se w'imico. Cyangwa Yobu 28 Yobu 28 guhera ku murongo wa mbere kugeza 28. Yaravuze ko Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka, n'andi magambo menshi uburyo ubwo bwenge mvajuru nta kintu kigeze kubumenya, murabyumvamo cyane. Ahandi mwasoma ni muri Yakobo muri Yobu Yobu 33 umurongo wa 14 kugeza 17. Muzahumva uburyo cyari ijambo rivuga ngo Imana isura umuntu mu nzozi rimwe kabiri, nubwo umuntu atabyitaho, ariko igashimangisha ibimenyetso, ikumvikanisha ibyo ashaka kuvuga ibyo ari byo, igashyiraho igihamya. Aho rero muzabyumvamo cyane. Ikirenze kuri ibyo, kuva icyo gihe nagumye ndinda icyo yamvuzeho, nkirindisha ijambo ryayo, kuko iyo ushaka kurinda icyo Imana yakuvuzeho ukirindisha icyo yakubujije. Byabaye ngombwa ko nkirindisha icyo yambujije kugira ngo nkunde ngere ku isezerano ryayo. Biragorana kuko benshi gutegereza ni ikintu kinanira abantu, ariko Imana yabishoboje, hamwe n'Imana kuko tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga, nk'uko Pawulo umugaragu wayo yabivuze. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ndinda isezerano, niyo mpamvu mwabyumvishe ku binyamakuru bamwe, abandi mubyumva ku maradiyo n'ahandi henshi, ariko bibaye ngombwa kugira ngo dusobanurire abantu ko igihe kigeze cy'uko Imana irinda ijambo ryayo ikanarisoza kandi ikabirisoje. Ari no mpamvu twifuje kugira ngo bafite umutima wa kibyeyi ndetse n'ibitekerezo bitandukanye by'inyamibwa, mukwiriye gushyigikira umwana wanyu, umuhungu wanyu, umwana wanyu muri rusange, kuko nababwiye ngo gutanga biruta guhabwa, kandi icyo ufite si cyawe ahubwo ukitanze nicyo cyawe. Ikirenze kuri ibyo, tubatumiye mu gihe cy'uko tubashaka mu bukwe bwacu, kandi mukadushyigikira. Amaboko yanyu arakenewe, inkunga zanyu zirakenewe. Murajya mugenda mubonaho invitation cyangwa se invitation igaragaza uburyo ki ubukwe, aho imisango izabera cyangwa se aho imihango izabera muri rusange. Kandi turabatumiye nk'ababyeyi bacu kugira ngo muzahabe maze mudushyigikire, ndetse n'ahandi hatandukanye. Kandi n'abahageze muzamenya byinshi, kuko umuntu uzabuhageze ni umuntu ufite amahirwe, kuko ni ubukwe budasanzwe kubwo mwabonye bwose butandukanye n'ibindi. Ntabwo ari ukwihara, si ubwiyemezi, ahubwo nuko dufite amakuru y'ijuru. Murakoze. Ku babyumvishe bwa mbere bafite amatsiko, bakavuga bati uyu mukobwa ameze ate, ubundi byaje bite, ubundi Imana yabizanye gute, wabibonye ute? Mbese kugira n'abagukurikiye bamenye nyine uwo mufasha Imana iguhaye, uko Imana yabizanye, kugira nabo basubizwemo imbaraga, niba hari abarindiriye nabo bamenye ko Imana ikora. Urakoze cyane. Gato cyane navugaho nuko mu kubwirwa amazina ye nasanze n'ubundi ariyo nasanze ababyeyi be bamwise. Ayo ni amateka akomeye. Ibindi byo navuze ngo uzaca mu gikari nzamubwira byinshi byimbitse, cyangwa tukicara tukaganira, kubera ko hari ibintu byinshi bitandukanye by'amabanga akomeye arimo, kandi tutapfa kuhita tuvugira aha. Ariko icyo nabasangiza cyo nuko Imana ku muntu uyitegereje akarindira, ntabwo Imana izigera imukoza isoni. Kuwarinze isezerano nk'uko yavuze ngo kiretse abava mu isezerano ari nta mpamvu. Iyo rero warindiriye kandi ugategereza, kuko iyo utegereje ntabwo Imana igukoza isoni, kandi igutindije iragutegera, kandi ugatanga abagiye mbere kugerayo, kuko yo ibi bikoze mu buryo bw'igihe cyayo. Natwe rero hari abenshi babona nk'aho twatinze, bakagufata nk'aho wabuze ubwenge, abandi bavuga ngo urarengeranye, abandi ngo ibiki. Abavuga bo ntibavuga, ariko buriya kwihangana bitera kunesha, kandi abihanganye tubita abanyehirwe. Kurindira rero byemeza umutware ku muntu uzi ko ategereje isezerano ry'Imana akabona ryaratinze. Uzirinde icyaha gusa cyagutandukanya n'Imana, ibindi Imana izabyikorera kandi izabishyira mu bikorwa neza. Ndumva rero aho nabasha kuhasoreza. Niba hari ikindi mwatubaza murabyemerewe. Nk'umukobwa utegereje cyangwa umusore utegereje, mwamugira nama ki mu by'uru rugendo rw'ivugabutumwa, cyangwa mu by'uru rugendo rw'Imana nyine, kugira yizere ko Imana nawe yazamugirira neza, nawe akabona isezerano rye? Yaca mu yihe nzira? Byagenda bite? Inama ya mbere namugira niyo kwihangana, kuko kwihangana bitera kunesha, kandi abihanganye tukabita abanyehirwe. Iyo ni iya mbere. Inama ya kabiri niyo kwizera ko icyo yabwiwe n'Umwami Imana kigomba gusohora.
inama ya gatatu nuko we ku icyo giti agomba kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko icyaha nicyo kigukura mu isezerano, nacyo gica mu isezerano, kikaba cyanakurimbuza, kuko ni imunga ubugingo ndetse n'umubiri. Inama yindi namubwira niyo kutumva amabwire, kuko hari abazaza b'inshuti mbi bakubwira ngo dore ngo uratarantitse, urakarantitse, ugeze mu myaka n'iyi. Imana ntireba ku myaka, ntireba igihagararo cy'umuntu, ntireba aho umuntu avuka, ntireba uburanga, ntireba igihagararo, ahubwo ireba ku muntu uciye bugufi uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Ukaba uvuga ngo ngeze ku gihe cy'Imana. Cya gihe cy'Imana iyo ugitegereje kikagera, aho ngaho biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero ntazite ku byo bavuga, ntazite ku byo bamubwira, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa. Ibyo byose mvuze, ari umusore biramureba, ari n'umukobwa biramureba. Icyo gihe izo nama ziruta ibindi byose. Ikintu yarenzaho cya nyuma ni uko agomba kwirinda kugendana n'inshuti mbi zitari iz'umumaro, kuko iyo ugendanye n'umusinzi utazinywa bakwita umusinzi kandi utazinywa. Iyo ugendanye n'umusambanyi kandi udasambana bakwita umusambanyi kandi udasambana. Iyo ugendanye n'umunywanzoga bakwita ko uri umunywanzoga kandi utazinywa. Ikibishobora rero ni uko ugira ute, ni uko wirinda kugendana n'izo nshuti mbi kugira ngo zitakwanduza ibibi zifite, ariko iyo ugendanye n'inshuti z'umumaro zigusiga ibyiza zifite. Numva ari inama nabaha ariyo y'ingenzi, kuko nanjye niyo nakurikije kugira ngo ndinde iyongera ku isezerano. Murakoze cyane. Niba ari ikintu mwatubaza murabyemerewe. Mwatubwira iyo tariki? Murakoze cyane. Ngira ngo benshi bagiye bareba na invitation, ariko reka tubabwire ubu ngubu tuvugana afite mariage ku itariki 11 z'ukwa mbere. 11 z'ukwa mbere. Ku bantu rero twongere tuvuge nomero mushobora kuba mwaduteraho inkunga, kuko gutanga biruta guhabwa, kandi yabivuze neza muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugeza 24 yavuzemo amagambo akomeye avuga ngo mwibikiriza ubutunzi bwanyu mu ijoro ngese n'inyenzi bitagira mu joro adacuranga bwibi, kuko ubutunzi bwanyu buri naho imitima yanyu izaba. Aho rero iyo ugize icyo ukora ububikije kuri konti yo mu bwami bw'ijuru. Iyo ugize icyo urekura, ni ya mirimo ukoze niyo yandikwa mu gitabo cy'imirimo kurenza iyo usigaranye, kuko bya bindi nibyo uzibukirwaho. Nibwo mujya mwumva Imana ibabwira ngo na cya kindi wakoze ndakikwibukiye mwana wanjye, na kagafu watanze, na za mbaraga watanze. Nicyo cyatumye uriya mupfakazi ubwo yabasha guha Eliya karagafa kakavuga, ariko gasigaranye we n'umwana we kugira ngo bipfire ngo bakavuge bapfe, ariko aremera aragafata agaha umutumishi wa Mungu ari we Eliya. Bituma musabira umugisha, inzira ze zirafunguka. Ariko iyo ataza kugira hishurirwa hariya nta n'ibyo yari kubona. Wibuke na Elisa nawe hari uko byagenze. Ubwo Elisa byagendaga kuriya akabwira uriya mupfakazi ati genda utire ibintu hariya mu baturanyi. Niyo mpamvu natwe rero bavandimwe, ndabizi muracyafite umutima w'urukundo. Urabizi nigeze nkubwira ko kuva mu myaka 4 nabaye imfubyi yirera. Nabaye imfubyi yirera, urabizi cyane, twagiye tubiganiraho. N'abatari babizi nabo nagize nabaye imfubyi mfite iyo myaka Imana atangiye kunkoresha, niho natangiye kuba imfubyi yirera. Ariko ubu nubwo nakitwa imfubyi, ariko ko mfite Imana ntabwo ndi imfubyi, kuko mfite ababyeyi namwe mwese. Niyo mpamvu mba nkeneye amaboko yanyu, ibitekerezo, inama zanyu, maze mukaza mukatuba mu mujishi, mukatubera amaboko, mukatubera inkingi, hasiga tugaserebura, tukuzura umwuka wera, tugahanura, tukavuga Imana, byose ibintu bikagenda neza. Hagati aho rero nongere mbibutse nomero yanjye ni 0783158213. Iyo niyo nomero imbaruyeho. Kuba ari ku bihugu byo hanze no kubanza kuba ari hanze mu bihugu bitandukanye, no kubanza akamenyetso ko guteranya 250 ugakomeza kuri iyo nomero. Muri bakuru murabizi, ntago mbibatoza, ariko ndabizi ko mugifite umutima w'urukundo kandi wo gufasha mu buryo butandukanye. Turacyari kumwe, ubongeye kuba nabona noneho address ifatika neza, ibyo mwari mukeneye gusobanurirwa, inzozi, hishurirwa tableau, ndetse bya bindi murota buri munsi ntimubimenye, bimwe mwerekwaga buri munsi ntimenye ubusobanuro bwabyo, imigani Imana izana ndetse amarenga y'Imana, ibyo byose ntimuzagira impungenge, ntago tubyishyuza, tuzaga tubibasobanura ku buntu rwose nkuko n'umuri twabikoraga. Mwajyaga munyumva rero, ariko mutarambona ku isura,
ariko n'uwo nguwo mwavuganaga. Niyo mpamvu uyu munyamakuru uhagarariye ikinyamakuru Kristo ariho TV ashatse kuvuga ati ariko abakunzi bacu bawe bakeneye kukubona, nanjye navuze ntabwo nabatenguha kandi mbatumiye mu bukwe bwanjye kuri 11 z'ukwa mbere. Mushyiremo imishana n'abandi mushyiremo amakote, abatayafite muzatubwire tubajyane hariya muri market cyangwa se hariya hatandukanye mu mujyi, tubagezeyo maze mugende murebe imishana nibabereye nk'ababyeyi, ndetse amakositimu ababereye nk'abapapa n'ababyeyi. Mwese turabararitse kandi muze maze twishimane ku byiza Imana itugejejeho. Nanze rero kubyihererana kugira ngo namwe maze muhabe, kandi tuba dukeneye inama z'abakuru nk'uko mwadutanze kubona izuba. Munyamakuru niba ari ikindi ukeneye kumbaza wakimbaza nta kibazo. Turabashimiye. Kandi tubibutsa mu gukomeza gukanda subscribe, ugakora share na comment. Ibitekerezo byanyu ni ngombwa kandi n'inkunga yanyu murumva ko ikenewe. Amahoro y'Imana. Kandi murabona ko uyu muvandimwe mu bukwe bwe, ubukwe ntago bukorwa n'intoki gusa, ahubwo bukorwa n'amafaranga n'uburyo bw'amasengesho, biba bikenewe byose. Rero turamushimiye nyine, Imana ikomeze mube hafi kandi namwe mukomeze kumuba hafi. Turakomeza kwibukiranya kugeza kuri iyo tariki ya 11 z'ukwa mbere. Turizera ko ibintu bizagenda neza. Umukozi w'Imana, amahirwe masa. Murakoze cyane. Ngira icyo nongera nk'uko wari ubivuze. Amafaranga rwose nk'uko bivuze abakenewe, ariko n'abantu, iyo habonetse abantu n'amafaranga bahari, ariko gukora mu buryo bw'imbaraga biba byiza cyane kuko hari byinshi biba bikenewe. Muri umurwa wa Kigali gukora ubukwe ntago byoroshye, haba hakeneye inkunga zanyu n'ibitekerezo byanyu bizima. Niyo mpamvu rero nk'ababyeyi bacu tuba tubakeneye mu buryo butandukanye. Imana y'amahoro rero ishimwe ko isoje ibyayo, kandi namwe turagumya gusenga, kandi n'inkunga y'amasengesho nk'uko yabivuze irakenewe. Nizere ko buri umwe wese nawe ahabaye, kandi tubatumira kugira ngo muzaze muri benshi maze twishimane kuri ibi byiza Imana ibisohoje. Murava mu bwanjye namwe namwe tujya mu bwanyu, kuko hari benshi tugiye kugenda dutahira amakwe, kuko Imana igiye kugenda isohoza amasezerano ya buri umwe. Murakoze rero, ndumva nasoza mbibutsa ya tariki ni 11 z'ukwa mbere. Baturanyi, ibihugu byo hanze by'abaturanyi, nabwiye ko ubanza akamenyetso ko guteranya 250 mugakomeza kuri iyo nomero. Murabizi cyane, murasobanutse. Ndabakunda rero, kandi mbabwire ngo rwose umurimo w'Imana ukomeje gutera imbere. Turajya tugenda dufatanya mu buryo byose kubakeneye buri kimwe cyose. Murakoze, Imana ibahezagire. Ndabakunda, nkabakundira niri muri mwe, nimugubwe neza. Bye bye, nakagaruka.